urabona bino bintu byo kujya mu bihugu bya East Africa ukoresheje irangamuntu yego uzi icyo bivuze? bivuze iki muga? Bivuze ko ubutasi bwo hanze y'igihugu cyose cyo muri East Africa Community burakorana, nta kindi bivuze. ubwo ariko ni Uganda n'u Rwanda na Kenya gusa, ahandi ntibikora. Ahandi you have to have ahandi ni ugomba heza. kugira South receptors. Sudan nawe ujyana irangamuntu aya ntabwo irajyamo. irajya Are you sure? ihe Shaka ibyo ntabwo ndibubyemerera, I will cross check ibyo it. ndabizi uragenda i ariko ni Burundi. ikintu cyiza Ariko iyo ushoboye guhuza ibihugu bitatu intelligence z'ibihugu bitatu zigakorana, ni ukuvuga ko biba bishoboka yuko bikora ariko ntabwo utumye wowe ufite ikibazo, nta nubwo utumye statement yanjye nyirangiza kuri icyo kibazo. Statement yanjye yavugaga iyo tumye ibihugu bitatu intelligence zabyo zikorana, ni ukuvuga yuko n'imipaka wayikuraho, ni ukuvuga ko bakontorora abantu bo muri ibyo bihugu, intelligence imwe barakorana bagakontorora abantu, urujya n'uruza rw'abantu bo muri icyo gihugu. Thank you. Imipaka ushatse wayikuraho. ati ko wakoreye Loni, ati mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, atubona raporo zabo ziri feya. Mbanze nkosore, urumva abantu benshi sinabwo wakoreye Loni. Mwongeye kwirwana amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, mbibutse ko ari radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Ntako bisa turi kumwe nawe Bob Mugabe. Bob, uraho neza, urakomeye? Bravo. Ukuri turishima bimeze neza. Ariko tukishima kurushaho iyo nawe wishimye. Nk'ubu ngubu urabona ko utishimye. Izuba ari ryinshi. Turacyari muri sama. Bob, hano tugirana ibiganiro byinshi bitandukanye, tukanavuga ku birebana n'ibibazo tuba twahisemo turi buvugeho. Uyu munsi rero nyemerera, tumaze iminsi twarabirengagije, turebe mu bakunzi ba One Nation Radio bagiye badusaba ibitekerezo bitandukanye, banatanga ibisubizo byabo, banatanga ibitekerezo byabo ku ngingo zitandukanye twari twagiye tugarukaho, yaba izo twagiranye nawe ndetse n'abandi batumirwa batandukanye. Hari byinshi twavuzeho, nko mu minsi ishize twakoze ikiganiro na Murigande Charles kivuga ku gifaransa n'impamvu cyavuye ku ishuri. Hari uwavuze ko igifaransa uko Mugabe yabisobanuye, avuga ko hazari impinduka zigiye gukorwa, isoko ukuntu ryari rimeze muri iyo minsi, ndetse no gufungurira u Rwanda amarembo ku isoko rinini, kuko abavuga igifaransa bari miliyoni 200 na zingahe, mu gihe icyongereza kiri muri billions kuzamuka. Ariko hari abatabyemera, hari nk'uwavuze ati ibyo uvuze si byo, ahubwo ikintu gikuru ngo hari umuntu ukomeye wize igifaransa kiramunanira neza, aracyanga, ngo niyo wagiciye, acyangura ko bavuga igiportugali, ati mucuruza kubarusha, ati ubudage ko bukize kuruta ubwongereza, ati wumva ibyo usobanuye ari byo, ati ururimi nta kintu na kimwe cyerekana ko ari ugutera imbere, ahubwo gukora niyo mpamvu yonyine ituma ubuhinzi butera imbere. Ati ubufaransa, ubudage, ubwongereza, Itali, no kubakurikirana mu butunzi, ati icyongereza kiba aricyo gituma ubutunzi butera imbere, ubwongereza bwari kuba aricyo gihugu gikomeye cyane mu Burayi bwose. Urumva uyu nguyu ntabwo yemera impamvu zatanzwe na Murigande ku icibwa ry'igifaransa. Ubundi Muga, nawe ibintu warabikurikiye. Igifaransa mu Rwanda kugica ntabwo bivugwaho rumwe, abantu benshi babitangaho ibitekerezo bitandukanye. By the way, nta nubwo bagiciye, nuko icyongereza bakigize the language of instruction. So igifaransa kiravugwa mu Rwanda, ariko ntabwo abantu bakikigamo nk'uko bakigagamo mbere.
well, sinzi n'aho intambara y'indimi ituruka. Abo bantu atangaho urugero bakize kuko bakoresha indimi z'iwabo. Aravuga Abadage bakoresha Ikidage cyabo, aravuga Abongereza bakoresha Icyongereza, aravuga Abafaransa bakoresha Igifaransa, aravuga. Ubu twebwe kuki tuba imbohe y'indimi z'ahandi? Ikibazo ni iki? Uburyo bijya kuba intambara. Hari akantu keza avuzemo ko kuzamura production mu buhinzi n'ubworozi aribyo biteza imbere. Good. Ako si ubundi wazikora izi ndimi z'Icyongereza n'Igifaransa, abantu bakiga mu Kinyarwanda, hakabaho kaminuza, abahanga batwigira amagambo ya shimi n'imibare n'ibiki byose mu Kinyarwanda. Reka nkubwize ukuri, uriteguye gusobanurira? Yego nditeguye. Ariko ubu ndashaka kugusobanurira uri soba kabisa. Ubundi muri education amasomo 8 gusa: imibare, fizike, shimi na biology. Muri physics niho tubona ibi bitwicariye. Muri physics niho hava n'imyenda twambaye, no mu mibare niho ibintu bisetize, ni naho haturuka ino kamera n'ibiki na shimi. Biology niho hava imiti. Bisigaye ni amasomo rusange, either kugurisha ibyo ufite, icya kabiri kubyamamaza, icya gatatu kubikorera protection. Buriya amategeko n'icyo amaze ni uguprotectinga abantu na properties. Ibyo byose aba accounting ni ukugira ngo ayo wijeje burebe niba unguka cyangwa uhomba. Ariko ibindi byose bituruka mu mibare, physics, imibare, ubugenge, ubunyabutabire, inuze bayita gute? Biology n'imenyamuntu. Imenyamuntu N'ubuzima byose. N'ubuzima. So, icyo kibazo kiroroshye. Ariko hari abatabibona uko nguko mugabo bavuga ko guca Igifaransa hari izindi mpamvu za politiki zari ziri. Iyo bavuze ngo byashingiye ku muntu umwe wize Igifaransa kikamunanira, hari abantu bamwe bavuga ibintu wibaza niba buzuye mu mutwe. Ntabwo a national policy, ndagira ngo uhuguke, ntabwo a national policy ishyirwaho kubera umuntu umwe. It can't happen. Politiki y'igihugu ntabwo igishyirwaho kubera impamvu z'umuntu umwe, wananiwe cyangwa washoboye. Ikibazo cy'igihugu. Kuvuga rero ngo uragiye ngo ubigize ikibazo cyo kuvuga ngo ni umuntu umwe n'iki. Kamaro u Rwanda ntabwo ari a primitive society. Ntabwo ari sosiyete ya mu minsi ya kera, rurimo dani. Ariko ese wakora gute public policy ushingiye ku bushake bw'umuntu? Ntibishoboka. Hari uwavuze ngo ati nyakubahwa muri gande mu mpamvu zose watanze hari izo utavuze kandi z'ingenzi. Ati FPR ariko jye sindi buvugire muri gande. Ndi kukubwira ama argument bari gutanga. Ati FPR yagombaga kwihimura ku Babirigi n'Abafaransa ko bafatwa nk'abagize uruhare mu kubambamira inara n'ubutegetsi, bagashyiraho Parmehutu na MRND. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri gutesha agaciro impamyabumenyi na ba nyirazo bize mu Gifaransa. Icya gatatu gukeza no guha agaciro umukoloni mushya USA n'Ubwongereza, u Rwanda rugakurwa mu biganza by'umukoloni warwo gakondo Ububirigi. Hari no gusenya amateka n'irage heritage by'Abanyarwanda, cyane cyane ibifitanye isano n'Ububirigi n'Ubufaransa, kuko uko imyaka itambuka hari igihe kizagira igice kinini cy'Abanyarwanda kikaba kidashoboka no kwihuza n'ahahise h'u Rwanda, cyane cyane mu nyandiko ziri mu Gifaransa. Guha amahirwe y'umurengera ku ruhando rw'imirimo n'ubutegetsi abize muri sisiteme z'Icyongereza no gutesha agaciro abize. Hari ikintu nashaka gukomeza, sinkomeza kwemera
imitekerereze y'abakene Mm. bari primitive Mm. kugira ngo nkomeze nyisobanureho. Oya, nanjye icyo ntabwo nakikwemerera. Sindi bubyemere. Mm. Sinemera umuntu wumva yuko umurage w'u Rwanda ari igifaransa n'icyongereza. Mm. Ntabwo ari byo. Yego. Icya kabiri, Mm. sinemera yuko guca ururimi cyangwa se kuruherezamo imbaraga ngo ari uguhana abaruvuga. Gutesha agaciro impamyabumenyi z'abize mu gifaransa. None se abanyarwanda impamyabumenyi zabo twarazibatse? Ntabwo twazibatse. None se twazitesha agaciro gute? Mm. Look, ndabizi abantu bamwe who don't like ubutegetsi bw'u Rwanda. It's their right. They even have, bafite uburenganzira bwo kuba stupid. I don't care. Ubwo burenganzira nabwo. Erega uburenganzira bwo kuba smart. Hari ikintu utajya wumva. Uburenganzira bwo kuba stupid. Uburenganzira bwo kuba smart. Buriya buba bushingiyemo n'uburenganzira bwo kuba stupid. Uburenganzira bwo kuvuga ukuri. Haba harimo n'uburenganzira bwo kubeshya. Uburenganzira bwo gukora neza ugashimirwa. Haba harimo no gukora nabi. Kuko byose biri mu muntu. So jewe aribyo nari bwisobanureho. Hari abaparimehutu barakaye ngo igifaransa cyabo. Abo ngabo ntabwo nabashimisha. Nta nubwo u Rwanda uko rugenda naho rwaturutse, ibyabo bubatse byarangiranye na jenoside barakoze, batweretse aho bagarukira. Nyuma y'imyaka 30 bagasiga igihugu bacyoretse, barakoze. Ibitekerezo byabo ibyo byose babyigumanira. I don't want to take my time on their umurage w'u Rwanda ngo nigifa umurage w'iki? U Rwanda no si igifaransa twatangiye kukivuga ryari? Kumwaduko w'abazungu. Baje ryari? Ejo bundi muri 900 iri gutangira. Dushize imyaka 100. Oya, imyaka 100 ndavuga kijya mu mashuri. Ni ejo bundi cyane. Za 50 akangahe, za 60. Ntabwo urwo rurimi rwo kuza urwo rurimi rwo wakwita umurage. Oya. Nicyo kikwereka ababivuga bari bo. Ni bumva ko umurage w'u Rwanda uhera na Kayibanda. That's false. Ikindi any language yaba bakagashaka buhake iyo twafata yose ikibazo kiri. Yemenye indimi 100 jewe Mugabe gashobora kuzivuga neza mpuzamahanga. N'Ikidage ubu ndashaka kukiga, n'Ikiyapani. Yego. Geze ku giti cyanjye nkunda indimi kubera ko nkunda kugenda mu bihugu. Ariko se ahubwo yaba yavugaga ati umurage wacu kukubiye mu Kinyarwanda, abanditsi bandike mu Kinyarwanda. Uzi mu Burusiya kujyayo ujya kwiga ayo masomo ane nkubwiye? Mu Burusiya, mu Buyapani, mu Bushinwa, si ibyo bita international schools, no mu bihugu byinshi urabaza ukamara umwaka wiga ururimi rw'icyo gihugu, kuko amasomo ari mu rurimi rwawe. Mw'ayo masomo ane nakubwiye, imibare, physics, chemistry na biology, tugize Imana bikajya mu Kinyarwanda, u Rwanda rwahera aho ngaho rutera imbere. Kuko ibyo ayo masomo ane niyo masomo akomeye. Ikibabaje bidusaba kwiga ururimi rw'abanyamahanga kugira ngo tubyigemo, kandi mu bihugu mu rwego rwa standard ya education, ibihugu byagiye bitera imbere muri education, nuko ayo masomo ane yagombaga kujya mu rurimi rw'iwabo. Umuntu yatekereza mu rurimi rw'iwabo bimufasha no kuzamura roho ye gushobora kumva neza ibiri bwo kuvuga. Umuntu ntaramenya na definisiyo y'ama integrale ahise ajyamo. Yego, umugani ibitekerezo byinshi twagiye twakira. Hari undi watwohereje ubutumwa mu Cyongereza avuga kuri cya kiganiro wakoze uvuga ku ba think tank, kuri aba think tanks
aba think tanks ntabwo ari aba think tank aba ari organisation Mm, y'abahanga mm, bakora ubushakashatsi yego kiba ari ikigo. yego. Hanyuma yaravuze ati cyashoboka ati hazaho separate entities, at one entity responsible for coming up with game changing ideas, at another for carrying out research on those ideas, set up strategies cyangwa policies that guide implementations, make recommendations, and also monitoring and control to ensure the scientific parameters they set are really met as they are. Asoreza ku cya gatatu at another separate entity responsible for implementation. reka n'izi implementation leta ishinzwe iki? njyewe ntabwo ari gutyo nyuma njye ndashaka umuntu assistant wa perezida Paul Kagame umuba hafi igihe umusaza atekereje akantu akavuga ati akanduva kaba mu Rwanda, agahita abwira abo bantu bo muri iyo think tank ati mukore ubushakashatsi kuri iki kintu, munkorere ibintu bibiri, nimubona ubushakashatsi bukomeye twakoramo polisi mubime, icya kabiri munyandikire points twashingiraho twandika disikuru y'umusaza, hanyuma raporo yaza bakayihereza perezida, kopi bakayihereza ishyaka riri ku butegetsi, kugira ngo polisi iri buvemo iba yumvikanyweho, inzego zose za leta zigendere rimwe. Ni gutyo perezida ategeka afite udushya, ariko ntabwo perezida wamuhereza akazi ko guhangana n'abanyarwanda bari aha hanze, bamwe bishakira inyungu zabo, abandi utazi ibyo bariye, abandi bazamuwe kubera ko runaka ari we wabarekomanze, abandi bafite aregensi kuri sekeretariyeti ya RPF, rimwe na rimwe leta yashyiraho polisi, sekeretari ya RPF ukabona ntabwo iyishaka ikayirwanya, ariko ntibikore ku mugaragaro, ikagaragaza ko bishyigikiye ariko ikajya ishyiramo twa rugondihene. think tank nicyo yabimaze, ishamikiye kuri perezidansi. N'amashyaka akomeye mu bihugu bikomeye nk'abademokarate barayifite, ariko byo ni uko iri no gushaka gucengeza amatwara y'abademokarate mu bihugu bindi, n'abarepublikani barayifite, n'abadage barayifite, abadage barafite amashifutani, bazita amashifutani, n'abadage barabafite, muri Amerika barafite, muri Amerika bafite iyo nakwita IRIS, Institute International Republican Institute, ni think tank perezida w'umurepublikani yagiyeho, iyo think tank imuri hafi nimuhereza amahirwe. Icya kabiri nuza abademokarate barayifite, NED, National Endowment for Democracy, hari n'amayini igihe itera inkunga hano. Amashifutang bariya bafite ubati, niba ari ubati cyangwa hari amashifutang nk'abiri y'abadage ari hano, hariho nk'imwe ndefero ya ubati shifutang y'aba Christian Democrats, ndefero w'iyo shifutang, that's a think tank. Abongereza barazifite, ibihugu byose bikomeye bigera, China bafite shifutang iri mu by'ukuri riri kuri perezida Xi Jinping. twebwe kuki tudafite shifutang? Ariko hari abakubwira ati Mugabe, ati abagabo bavuga b'abajyanama ba perezida barahari, ati inama ikunda kubera muri Amerika kandi abenshi muri bo ni abaherwe b'abanyamahanga. Twakibaza ngo His Excellency habuze iki ngo agire abajyanama b'abanyarwanda n'abahanga dufite? Urumva iyo icyo afite, ikibazo afite ni uko perezida Kagame afite abanyamahanga nabo baba advisors. Icyo ni ikibazo cye. Bibiliya iravuga ngo umwami kugira ngo akomere yigwizaho abajyanama benshi, uko ubona inama nyinshi ni kurushaho gukomera. Icyo simfite ikibazo ko n'abajyanama mu rugwiro barahari, n'abandi yongewe barahari. Ikibazo si icyo,
nta nubwo nawe yumva think tank mvuga icyo ari cyo. Erega ari abantu benshi binjije n'ubu think tank aba ari organization, aba ari an institute igizwe n'abashakashatsi n'abahanga. Iyo institute niyo iba linked hamwe na assistant wa perezida. Perezida yaduka azana igitekerezo ati mbona mu Rwanda iki kintu tugikoze byadufasha, ahubwo mu kitwigire kimeze gite, in 2 weeks 1 month iyo think tank ikaba izanye raporo nuko ibintu byakorwa, ikinfluencinga policies nyinshi. Ni gutyo. none ko inshingano zose uzihaye perezida, abaminisitiri bazakora iki? Ko ashinzwe gukora ibyo byose bakaripotinga muri perezidansi. Erega nabyo ubwo ni ubujiji. Amusore unyihanganire. Erega abantu benshi nta nubwo bazi icyo leta ikora. Nk'uwo nguwo ibyo yite akazi k'abaminisitiri ntabwo akazi. Abaminisitiri are policy makers and policy implementers. Ariko tubonye a think tank ifidinga izo minisiteri zose n'akazi kaborohera abaminisitiri, tukabashinga gusa implementation, gushyira mu bikorwa. twarangiza tugafata abatekinisiye babo tukababwira bakajya bafasha muri evaluation ya specific. Erega think tank ntabwo ifasha minisiteri imwe, muri make aba ari moteri ikomeye cyane ifidinga. nk'ubu urugero perezida Kagame niwe perezida w'u Rwanda, iyi bare think tank imukorera ikagayidinga RPF. Hari ibitekerezo byiza hano mu Rwanda dukora, ugasanga politiki ubwo bayishyize mu bikorwa igitangiye hashize imyaka 2 irapfuye. Uribuka ibintu byigeze kugerwaho ngo byo gukoresha ngo fuel ituruka ku bimera, hari n'ibibisi hariya ku Murindi. Iyo proje yari ikomeye irimo amafaranga, iracyayibona yagiye Kanyombere. Iyo think tank ikemura ibyo bibazo, ituma n'igihugu kigira consistency. U Rwanda muri make hari ibintu byinshi ruhomba kuba tudafite iyo think tank. Kuko hariho imwe yavukiye muri perezidansi yitwa IPAR, ariko IPAR akazi ikora ntabwo kanyuze, nta nubwo kari muri think tank ndibwo kuvuga. Kugira ngo ubyumve neza wareba think tank ya perezida Xi Jinping wo mu Bushinwa. That guy is so smart and consistent. Kandi ntabwo ari ubusmartness bwe, ni assistant niyo think tank. Urumva hari nk'ibintu mwavuganye na Honorable Charles Muriganda byakubwiye byose by'inama zo mu rugwiro. Ni ukuvuga ko abanyapolitiki bakoze akazi ka think tank, ariko at the same time bakora n'akazi k'imishyikirano. Kubera ibiganiro byari bikomeye byanatanze n'umurongo ukomeye cyane igihugu cyagendeyeho. Cyo kibazo mfite ndashaka kubwira biriya biganiro ubundi nuko u Rwanda rwari muri iriya crise, ariko ubundi iyo think tank ikora akazi kajyanye n'ibijyanye na biriya, ni nayo itwereka u Rwanda uko ruzaba rumeze in 30 years. Hakeneye indi institute ikomeye irimo ibitekerezo nk'ibyavuye mu rugwiro, ariko mu buryo buhoraho. Noneho buryo buhoraho kandi bwa buri munsi. Dukeneye abantu bahura uruhande rwa, dukeneye umuntu uri smart uri iruhande rwa perezida.
atari ibintu byo kubwira abakoze n'aba basinze abanyoye abagize gute ibyo ngibyo byo kubwira perezida ibiki byabaye oya ibyo babyihorere intelligence ifite umuntu abantu bayo baza kuburifinga the president every day on a daily basis inzego za minisiteri buri ubona zigira clusters izo clusters hakagira minisiteri zibumbiye muri gahunda ya tuvuge imibereho myiza y'abaturage harimo minaroke harimo iriya minisiteri y'umuryango harimo mbese zose zihura n'imibereho myiza y'abaturage bafite cluster imwe iri aho ngaho hariyo cluster ya minisiteri zifite aho zihuriye n'umutekano izo clusters ni nyinshi ariko izo clusters zose zikontororwa n'ibiro bya prime minister urumva kuko ariwe mukuru wa guverinoma ariko muri perezidanse kugira ngo polisi ishyirweho na guverinoma ishyirweho mu bikorwa uko yakabaye igere na consistency birasaba a think tank murakoze hari no kunganiye witwa Mujawayezu ati ibyo uvuga ni ukuri ataba think tanks barakenewe kugira ngo bamufashe bakorera hamwe nawe arabita aba think tank abo ngabo bo arabita njye ni ikigo ariko ababa barimo ni abakize babita gute saba think tanks kareka ni researchers hakenewe think tank urumva ati abo bayirimo bakarebera hamwe niba byashyizwe muri gahunda z'ibikorwa by'igihugu ati niba bikozwe neza kandi bagakurikirana implementations yabyo yego ni nabo bakora M&E monitoring and evaluation komeza hari ugiye kure aravuga ati Mugabe ndagukunda ati kandi tuziyamamaze no kuba perezida wa repubulika uwo mwihorere komeza ibindi nta butegetsi nkeneye ubutegetsi bwa isi ubw'iyisi ati ibyo uvuga ni uko biri utabiciye ku ruhande kandi uri umuhanga kandi ntubogama nzagushaka nguhe inka ariko nizere ko itazitwa ruswa kuko nta serivisi ya leta utanga amaye inka namushimira wajya gukura ubwatsi nakura ubwatsi hari undi ubwatsi Imana izamfashe tuzajyane pe kuko si we wa mbere waba umaye inka kubera bino biganiro hari indi nka sinabikubwiye mfite inka narayicyuye umugabo yamaye inka wagiye gukura ubwatsi Alex yamaye inka atuye Kibagabaga yajyanye n'umufamu ye za ndego ndayicyura iwanjye mu Mutara za Kirehe ndayifite inyana nziza cyane ubonye indi uwo nguwo rero mbonye indi se wowe wabonye akoresha izina rye wamenya nini arikoresheje ariko yitwa nde kanze ndigusomere ntabwo ari nta zina ririho ubwo arabeshya iyo ni inka y'imiyaga ari no kwemerera ibirayi hanyuma hari ikiganiro twigeze dukora nanone sitiri kuri cy'aba think tank ariko tunavuga n'ibibazo bitandukanye byari bihari tukora ikiganiro neza ariko rimwe na rimwe kuvanga indimi ni ikibazo ati niba ikiganiro wagikoze mu kinyarwanda ni kibi ikinyarwanda iryo vangavanga ryawe niyo utuma n'umutumirwa avanga kandi ndetse ugomba gusema ivangavanga ry'indimi nicyo kibazo ariko ni wowe banenga kudasemura hari igihe uvuga nanjye ibyo ntumva oya actually iyo mvuze ibyo wumva ntabwo bisemura hari igihe uvuga icyongereza nanjye nkikanga navuze icyongereza ahubwo nkikanga nagiye waka iki nicyo Vincent icyo nicyo ariko ikinyarwanda nanjye ntabwo Vincent iki kintu tubwiye ni ukuri turaje tukigeho niba iminsi maze maze gukora ibiganiro nka 5 maze iminsi nogeramo akabaraga mu kinyarwanda haratubwira ati ubusugire bw'ibihugu no kuba united kwabo ntibijyana ati reba USA urebe Ubuhinde urebe Nigeria urebe Uganda urebe Ethiopia urebe Mexico habanza kuvanwaho imipaka iby'ubusugire bwa state imwe ukwayo bikaba bivuyeho
ubusugire buvuga kuba noneho ubwa United States cyangwa Federation. Aravuga kuri cya gihe wakoze ikiganiro uvuga uti iyi mipaka niyo iduteza ibibazo ku mugabane wa Afurika. kariya ikibabaje abaperezida bariho ntabwo babyumva uko mbyumva. Ni ukuvuga ko iyi situation turimo tuzayigumamo. Ushobora gusanga ariko hari impamvu ituma nayo batabikora, ushobora gusanga nayo byagorana. ntabwo bashaka umuperezida wagendeye ku itapi y'umutuku afite abasirikare n'iki bamugaragiye ntiyakwemera kuba gavana. nta kindi, ni ego, nta kindi, ariko at the expense y'abaturage ba Afurika n'iterambere ry'umugabane wa Afurika. hari nk'intambara biduteza zitari ngombwa, hari turahomba cyane. uzi kutihuza ikibazo kibirimo nk'ibihugu bya Afurika, ikibazo kiri kutihuza ni ikibazo gikomeye cyane. ni ukuvuga ko abandi barakomeza bakaduprofita kugira ngo tuve muri uko kuduprofita no kudukontorora, biradusaba kwihuza. icyo ni ikibazo gikomeye. banza unyumve, umbabarire, njye mba nkeneye your attention, kuko ni wowe mbwira, abandi mbwira simba mbabona, so ni wowe ubahagarariye. so ntabwo nifuza ko ugira gutya. nawe ureba hirya no hino. ikibazo cyanjye ni iki, ngira ngo baza tuzakora ikiganiro cyihariye kivuga icyo Afurika ihomba kubera kutihuza, kuko bamwe bumva dusaba yuko Afurika yihuza ikuraho imipaka, bakagira ngo gusa turashaka to be so big. ntabwo ari byo, ahubwo ibyo duhomba ni byinshi cyane. uburyo iyo ndebye abaperezida bajya mu nama badakora imipaka bituma niheba, mwenda gupfa mu mutima, umutima wanjye ugashengabara pe, mwumva si ikintu dutuma uzi ko ibihugu bya Afurika like they go Dubai for shopping, they go to US, bakajya US kurangura. wagira ngo biriya bihugu bikize zo ni za alimentation, twebwe tujya kuranguriraho amafaranga twe dukeneye, amadovize aduteza imbere tukayabajyanira. twese twatera imbere dute? ese twihuje ibyo twabibona ku bw'Afurika cyane. twashinga inganda, abantu niyo bahuye buriya mu Rwanda rumwe, icyo buriya mu Rwanda mba numva kirimo kimeze nka avantage, ariko njye nta nubwo nyibona nka avantage. buriya igihugu cy'abantu b'ururimi rumwe ntabwo batekereza cyane, ariko ahantu iyo hari ibi ndabizi baraza kubinukira, ariko reka mbisobanure. buriya sosiyete yivanze ifite icyo twita diversity y'ibitekerezo. buriya ituruka kuri diversity y'umuco. sizi ko wari wabona ko abanyarwanda bose badatekereza kimwe, hakagenda havamo few exceptions. kavamo abo mwihariko bake. ese u Rwanda ni sosiyete itavanze, ni sosiyete ntoya iri closed, ifite umuco uri closed, ufunzemo ukuntu, bafite ururimi rumwe, nta diversity. ibihugu byinshi byateye imbere bifite ururimi rumwe. urugero United States, France, Italy. buretse jya ugenda buke, nujye kumpa ingero ku kintu gikomeye mba navuze, jya ugenda buke. Amerika nta muco igira, ururimi rwabo barukuye muri Amerika, mu Bwongereza. nibyo bita American culture. inyinshi culture iyo bita American culture
70% ni black culture y'abo bajyanye nk'abagurano. Mbwira ikindi gihugu. UK. Ariko utekereza ko buriya UK nubwo ifite ururimi rumwe, UK ni nini, ni nini, igihugu kinini. Cya kabiri gifite avantage tudafite, ni ibirwa biri ku nyanja, ntabwo tuyiriho. It's a big country, we are a small country. Hari ibihugu byo muri Aziya bivuga ururimi rumwe nka za Koreya bavuga igikoreya. Ariko uzi amoko y'abakoreya ari mu bakoreya. Amoko ya rega mpamvu mu Rwanda nta bwoko nuko byavyaye ikintu kibi. Oya, ntabwo ari icyo. Buriya amoko ari muri ibi bihugu by'Abarabu afite imico yihariye. Mugana Abarabu ntibavuga Icyarabu gusa. Ariko bafite imico, ni big society, ariko ifite buri bwoko. Cyangwa nuko nyine bari big. Icyo nacyo kiraho. Ariko buri bwoko bufite umuco wihariye ubatandukanya n'abandi n'imigenzo. Ese ko ushaka kuzana ibintu byo gutandukanya Abanyarwanda, uzi icyaha byabyaye muri 1994? Ntabwo ubyumva, nawe umeze nk'abandi bose. Wanje ndi kugira ngo twumve kuko numva ngo hari ibintu bibatandukanya. Abanyarwanda ntabwo basaba gutandukana, bakomeza ubwo bumwe bwabo. Bako bagira imico itandukanye. Nayo babona, ntabwo ari ibintu uhimba. Hoya. Buriya urabona nk'iyo tugumana ibice by'u Rwanda abazungu bagiye batwaka. Uzi ko u Rwanda rwageraga Butembo, tukagiramo Abahunde, tukagiramo Abanyabwisha, tukagiramo abo mu Butembo, tukagiramo Abanande n'Abahema. Ayo ni amoko. Buriya urabona abantu bo ku Nkombo, that's a good example. Buriya abantu bo ku Nkombo yaba bare big society ikaza nayo ikaba mu Rwanda, hakaza abandi bafite naho bahuzwa n'Ikinyarwanda ariko bafite imico yihariye, ituma haba diversity y'ibitekerezo. Buretse gatoya, abantu bavuye Rusizi bayitwara kimwe nk'abantu bavuye mu Burasirazuba, bafata nk'urugero abantu b'i Nyagatare. Ariko bose basaba umugeni kimwe, baryama kimwe, babyukira kimwe, barebera isaha ku nkoko, inkoko za mbere n'inkoko za kabiri. Abo bantu ntabwo bahuje ibitekerezo, bahuje gupfa no gukira, nta competition ihari. Ariko iyo haba Abatemba hakaba Abahunde, ubu nta bihugu bibafite biri chaos kuruta u Rwanda, keretse ibihugu bifite ubutegetsi bubi. Ariko uritiranya ibibazo, hari ibibazo biterwa n'ubutegetsi, bad leadership and corruption. Yego. Ariko njye ndavuga ku bihugu bitegetswe neza ariko bikagira iyindi avantage, ari igihugu kinini kikagira n'imico itandukanye, yenda bagahuzwa n'ururimi. That's fine. Ururimi se none se ntago yego mu Bubiligi bavuga ururimi Igifaransa n'Igifurama. Urakoze cyane. Reka tujye mu Busuwisi, bavuga indimi nk'eshanu. za Zurich bavuga Ikidage, i Geneve bavuga Igifaransa, actually ni Icyongereza. Fribourg bivugira Igifaransa. Yego. None se uzi ko aricyo gihugu gifite billionaires benshi ku isi per capita, ariko ntabwo ari ubwinshi bw'umubare. Billionaires per capita. Uzi yuko mu Basuwisi 100 harimo billionaire 2. Uzi yuko udashobora kugenda tuvuge ngo ndaguha urugero, n'urugero kugira ngo ubyumve, reka mbivuge mu Rwanda, ntushobora kugenda nko mu mujyi wa Nyagatare cyangwa se ntushobora no kwicarana n'abantu barenze 20 nta muntu uziranye n'umubiriyoniye. Ntibishoboka. 20 ni bake. Billionaire kandi mu Manyarwanda. Billionaire mu Munyarwanda se, billionaire mu Manyarwanda ni ubu turi bake. Agahugu gato gahuje ururimi rumwe, umuco umwe, there is no competition,
there is no advantage yo kugera ku mazi magari, turi kure cyane y'amazi magari. ariko ibyo ntabwo ariko twabyihaye, niko twisanze kutagera ku mazi. Twese dukonkaringa se tuyagereho kandi byarahagaze. Ariko uribuka ibyo twaganiraga? Ndabyibuka cyane rwose. Ibi byose ndiyo ndakubwira akamaro ka diversity. Diversity, Afurika yiyunze ikagira diversity na competition. Ibaza ariko abanyakenya, abarundi, abakongomani, abanyayuganda, abanya-Ethiopia, abanya-Somalia, duhuriye ku isoko rimwe, twese tujya kwa purayinga akazi ahantu hamwe, abashaka gukora leta twapurayinga ahantu hamwe, n'abacuruzi barangura hamwe bagacuruza ahantu hamwe, competition yaba imeze, yaba ikomeye cyane kandi yaba irimo n'umusaruro. nagira ngo mwumvishe icyo duhomba kugira ngo tugume tumeze gutya. Turahomba, nanjye ndabyemera, ariko se mugato kandi si icyo cyonyine duhomba, turahomba no ku rwego turahomba no ku rwego rw'umutekano. Yego, Africa remains the most insecure continent exactly in the entire globe. Buri bibazo byose bihari Afurika ihora ari iya mbere mu bibazo. Nta n'umutekano igira, kuko ntabwo igira abayicungira umutekano, nifite nyirayo. Ushaka araza akavoma, ushaka agaterura akajyana, ushaka akica uwo ariko ashatse. urumva ntitwirengagize the fact yuko ibyo bintu hari abatumye bigenda gutyo. Uribukana guha urugero turi ahandi hantu. Umuntu wa mbere watumye bitagenda neza, umuntu wa mbere watumye bitagenda neza, wa mbere ukomeye, umunyafurika. Nyine naringiye kuva mwabona ubwigenge kuki mutishyira hamwe. Nyine hari ikintu nakubwiye cy'umunara w'ibaberi. Umunara w'ibaberi urabyibuka muguha urugero impamvu ku nkuru z'abazungu zo muri Bibiliya. Impamvu abantu batubatse uriya munara ngo bagere hejuru nuko batabashije kumvikana. Hari impamvu zituma Afurika itihuza. For instance uriya munara ni wabayeho. Niba ushaka kumbaza baza ibintu nabonye uzi. Ntabwo nongera kukwamamaza, reka nkureke. Ngo ni iki gituma ahubwo mbere yo kwibaza Afurika nibana iri guhomba byinshi kubera ko idahuza, ni iki gihari? Ntabwo ari ukudahuza, itihuza. Itihuza byose it is the same. Ni iki gituma Afurika itihuza? Ni ibihe bihato birimo hagati na hagati byatumye Afurika itihuza kugira ngo dukemure? Ni abategetsi, ndabishinja abategetsi. Buri muntu wese, reka mbivuge mu Cyongereza, whoever is a president of an African state is responsible for the lack of African unity and integration. Buri mukuru wese w'igihugu muri ibi bihugu bya Afurika uko ari 50 na bingahe wese is guilty, icyaha kiramuhama cyo gutuma Afurika itishyira hamwe. Harimo ibintu byinshi byajanywe n'abazungu kugira ngo Afurika bayifate. Izo excuses. Hari icyo bita divide and rule. Abanyafurika baciyemo ibice bituma abantu bavuga ko badashobora kwibana. Umuntu nka Tshisekedi ashobora kumva ko adafitanye umubano mwiza n'abatutsi akajya kwiyambaza ababirigi ngo baje kumufasha kandi aribo bateje ibibazo byose. Impamvu ya politiki ya Tshisekedi n'akavuyo kariyo ni uko nyine ari igihugu kimeze ategeka agakarima, ariko iyo ugira ngo ibihugu byose bya Afurika byishyize hamwe, Kongo si bimeze kuri Kongo rero ubwo aba ari igihugu, aba ari intara, perezida wa federation yaba yaragiye agakemura ibyo bibazo. Impamvu turi mu tubazo duto duto muri Afurika ari n'umwiryane nuko turi mu duhugu duto duhora mu tubazo duto. Reka tuzategura ikiganiro cyihariye dushakira ibisubizo iki kibazo mu bitekerezo byacu. Ntekereza ko abantu benshi yewe umbwiye ngo dufate abantu bakeneye gufungwa ba mbere ku isi muri Afurika, abakuru b'ibihugu bya Afurika, kandi hari ababishaka, hari ababeshya ko babishaka batabishaka, hari iki, ariko hari ikintu ushaka kukubwira kirakomeye muri ibi bintu. Dukunda kuvuga ko inama zo mu rugwiro zabaye amezi 10 ku Africa Union idashyiraho ibiganiro bimeze nk'inama.
za minisiteri zose z'ububanyi n'amahanga zo muri afurika zose zigashyiraho sitaringi komite y'abantu bagenda bakamara imyaka bashaka bakamara imyaka 2 cyangwa 3 adisi kugeza bazanye poroje ituma twihuza imipaka ikavaho. kandi aho ujya umbwira ngo hari bamwe mu bagera aba agenti baba oya hano muri East Africa dufite igisirikare cya East Africa Community iyo bita East African Standby Brigade. Icyo ni igisirikare cya East Africa Community, ibindi mubikureho mushyire leta amashoro. Nicyo ni ikintu cyoroshye. Icya kabiri, intelligence zijya zishyira hamwe. Ubu se buretse gato ongera undebe hano gato cyane, so baje kumena amaso. Urabona bino bintu byo kujya mu bihugu bya East Africa ukoresheje irangamuntu, yego uzi icyo bivuze? Bivuze iki muga? Bivuze ko ubutasi bwo hanze y'igihugu cyose cyo muri East Africa Community burakorana, nta kindi bivuze. Ubwo ariko ni Uganda n'u Rwanda na Kenya gusa, ahandi ntibikora. Ahandi you have to have kugira South Sudan nawe ujyana irangamuntu. Aya ntabwo irajyamo. Irajya? Ayishwa. Shabyo ntabwo ndibyemerera abaye cross check it. Ndabizi. Bagenda. Ako ni ikintu cyiza. Ariko iyo ushoboye guhuza ibihugu bitatu intelligence z'ibihugu bitatu zigakorana, ni ukuvuga ko biba bishoboka yuko bikora ariko ntabwo utumye wowe ufite ikibazo, nta nubwo utumye statement yanjye nyirangiza kuri icyo kibazo. Statement yanjye yavugaga iyo tumye ibihugu bitatu intelligence zabyo zikorana, ni ukuvuga yuko n'imipaka wayikuraho. Ni ukuvuga ko bakontorora abantu bo muri ibyo bihugu, intelligence imwe barakorana bagakontorora abantu, urujya n'uruza rw'abantu bo muri icyo gihugu. Thank you. Imipaka ushatse wayikuraho. Ndasoje mbaza ibyo naka dusoreze kuri uyu muntu, kandi biranahura n'ubundi nuko ibibazo byose dufite udashaka kwemera ko bivanwa mu mahanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ukomeje ati muraho, ati muga, ati ko wakoreye Loni, ati mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu atubona raporo zabo ziri feya. Mbanze ngusore, urumva abantu benshi sinabwo wakoreye Loni. Reka nshaka uko mbigusobanura. Nakoreraga u Rwanda muri Loni. Ndaguha urugero. Biterwa n'uko ubibona, ariko reka guha urugero. Of course ntabwo ari u Rwanda rwa membaga, ariko reka guha urugero. Iyo u Rwanda mu bihugu bigize isi rwifashe rugasinya amasezerano y'uburenganzira bwa muntu, perezida wa repubulika agashyiraho umukono n'inteko ikabyemeza, ibyo bintu si uko biba bibereye u Rwanda? Bibereye u Rwanda. Urakoze. Njyewe Mugabe akazi kanjye kakaba kureba ibintu twashyizeho umukono tubishyira mu bikorwa igihe kingana ku kihe kigero, ibyo bintu nkabitangaho raporo. Ibyo bintu ni bibi? Ni bibi. None se ubwo raporo mwakoraga ziri feya? Ziri feya cyane, kandi ku neza y'abaturage, kandi na leta yarazemeraga. Hari n'izejo bundi leta yemeye ikavuga ahangaha ibi n'ibi turabikora, ibi n'ibi tuzabikora, igihe iki n'iki tuzaba twabirangije. Kuko uwo statement irashaka kuvuga nk'aho nabaye umukozi w'abazungu, which is not true. Propagandist. Kuko ntabwo ari bo nakoreraga. Ariko ubu raporo zose ziba ari feya cyangwa hari izindi mpamvu ziba ziri behind zituma izo raporo ziza? Mvuze za Loni. Za Loni. Kuko hari imiryango myinshi itari iya Loni. Amnesty International si iya Loni. Human Rights Watch si iya Loni. Ubu nta raporo z'aba UN experts tujya tubona muri DRC zitajya zikomoza
kuri ba bantu tubona bigamba bari kurya abantu mu muhanda bakashinja M23 ubunyamaswa gusa ntibavuge kuri bariya nta propaganda ziba ziri inyuma y'ibyo ngibyo. bamwe nta nubwo ikibazo kihaba abo ba UN experts ntabwo bagera kuri tele ni siyose kwa abenshi baragenda bakiyicarira i Nairobi abandi bakaba i Kigali. Kigali nta nubwo bahagera i Nairobi hafi i Nairobi actually amaraporo menshi akorwa ku bihugu bya Afurika akorerwa i Nairobi. Bivuze ngo uyu muntu ari mukuri ntabwo ziriya raporo ziri fair. Wenda izo mwakoraga mwe zari fair ko mwagiraga kuri tele ariko hari zikorwa. Twebwe twari abanyarwanda turi abanyarwanda bareba ku bintu bidufitiye umumaro bijyanye n'amasezerano ya Loni u Rwanda rwashyiriweho umukono. Ibyo biri fair. Ariko by'umuntu wicara i Nairobi agashaka kuripotinga kuri conflict ya Congo arabeshya kuko bariya ba UN experts benshi bakoresha intelligence za Amerika hamwe na European Union akenshi zikorwa n'abantu n'aba security officers b'izo embassy aho nabiboneye bikandikiraho. Oya ariko tubwire mu gato twaje ngo tubwire kandi urumva M23 igifata za Bunagana ikomeza kurwana n'ahandi bigeze kwegera Andrew Mwenda muri Uganda. Impamvu bivuga nuko yabyanditse nawe bamushyize muri iyo raporo. Noneho begera Andrew Mwenda baravuga bati rero twebwe ntabwo twifuza kurwana duhuze n'abambasada ba European Union na Amerika baduhuze na leta twumvikana uburyo bakemura ibibazo dufite natwe tukareka imirwano. Andrew Mwenda we yajyaga guhura nabo ni political officers, security officers, abo bose nibo bakoze iyo raporo ya UN experts bavuga yuko Mwenda akorera M23. Kabona n'intuza. They are not. Urumva aho naho habamwo ikibazo kandi biriya bintu bya ambasade za Amerika na European Union biriya bintu byabo byo bita ngo UN group of experts bituma bavangira Loni. Tasoje turi Muga reka tugushimire cyane n'ukuri. Murakoze. For today wakoze cyane kandi turagushimira buri gihe buri munsi urakora. Murakoze cyane. Thank you so much.